Reka nkuganirire ibyiza byo kurya ubunyobwa ku mugabo. Ubunyobwa ntibukora nk'umuti wo gutera akabariro, ahubwo bufite umumaro wihariye mu gutanga intungamubiri zifasha umubiri w'umugabo mu buryo bujyanye no kugira ubushake ndetse n'imikorere myiza mu gutera akabariro. Dore ibyo bufasha. Icya mbere, ubunyobwa bufasha mu guteza imbere gutembera neza kw'amaraso. Ubunyobwa burimo ariginine, umunyu ngugu umubiri ukoresha mu gukora nitrite oxide ifasha imitsi y'amaraso kwaguka. Ibi bishobora gutuma amaraso agenda neza mu gitsina, bikagira uruhare mu mikorere myiza mu gihe cyo gutera akabariro. Icya kabiri ni ukongerera ubushake umugabo. Ubunyobwa burimo zinke ikunze gufasha mu rwego rwo kugumana ibipimo byiza by'umusemburo wa testosterone ugira uruhare rwo kongera ubushake bw'umugabo. Icya gatatu ni ukuzamura imbaraga n'ubushobozi bw'igikorwa. Poroteyine n'amavuta meza aboneka mu bunyobwa atanga imbaraga zihagije, bikagira umumaro umugabo mu gihe cy'imibonano. Manyeziyumu iburimo ifasha kuruhura imitsi no kugabanya stress, byombi bikagira uruhare mu mibonano ibereye. Naho umumaro wa kane ubunyobwa bugirira umugabo iyo aburiye ni ugufasha ku buziranenge bw'amasoro. Vitamine E, zinke na antioxida biri mu bunyobwa bifasha mu kurinda amasoro, bikagirira umumaro abagabo bifuza kubona urubyaro. Ngubu uburyo bwiza bwo kurya ubunyobwa ku mugabo ku buryo bumufasha uko bikwiriye. Ugomba gukunda kurya ubunyobwa bukaranze buri munsi, nibyo byiza kandi bifasha. Ashobora kandi kuburya butogosheje mu bishishwa byabwo. Barabanza bakabusarura, bakabutunganya, bakabwumisha bukumira mu bishishwa, barangiza bakabutogosa. Gusa jya ubwifashisha nk'ikiribwa cyuzuye kuko si umuti, ahubwo ni nk'uko wahitamo gukoresha imwe cyangwa nyinshi mu nyunganiramirire zisanzwe zifasha abagabo mu gutera akabariro neza. Murakoze, mugire amahoro.